bikorwa muri iyi si. Ariko iyaba umuntu yabashaga gukomeza kugira ububasha amaze gupfa, yaba ariho aramutse kandi abaye ariho yaba afite aho aba. Iyo yakomezaga kubaho amaze gupfa yagize aho aba, ese yaba ari he? Aba ari mu ijuru cyangwa aba ari ikuzimu? Niba umuntu hari aho ajya muri aho amaze gupfa, noneho urubanza ruzabaho cyangwa umuzuko cyangwa kugaruka kwa kabiri kwa Kristo bizaba bimaze iki? Niba umuntu apfa akajya mu ijuru ako kanya cyangwa akajya ikuzimu ako kanya, ese urubanza rwaba rumaze iki ruzabaho? Ese umuzuko waba uzaba umaze iki? Ese kugaruka kwa Kristo kwa kabiri kwaba kumaze iki? Ntacyo byaba bimaze. Niba abantu bamaze gupfa bajya aho bahabwa ingororano urubanza rutarabaho, noneho ingororano zabo zibanziriza ibyo zabagirirwa? Ni ikibazo. Nshuti bavandimwe, twe gutwarwa n'amagambo ndetse n'inyigisho z'abandi, ahubwo reka dusome ijambo ry'Imana. Nk'uko nabibabwiye mu cyiciro giherutse, buri wese agomba kwifatira Bibiliya, ijambo ry'Imana ko kareba umuyobozi, akisomera, akareka kujya yumva no kubwirwa cyane, ahubwo akumva kandi akanarushaho no gusoma, agasabana n'Imana, akumva, akiga ijambo ry'Imana kandi akanasenga. Mbese umuntu amaze gupfa aba akimenya Imana mu rugero rungana iki? Ngo kuko upfuye atakikwibuka, upfuye ntabwo aba yibuka Imana. Ngo nk'uko tumaze kubibona ahantu hose muri Bibiliya hagereranya urupfu n'ibitotsi. Yego nibyo twabibonye, ndetse ko muri byo nta no kwibuka Imana. Oya, Imana ntabwo yibukwa. Ngo iyaba abapfuye bajyaga mu ijuru cyangwa muri Gehinomu, mbese Yesu aba yaririwe avuga ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye? Aba yarishimye ngo agiye mu ijuru? Ntabwo aba yaravuze ngo inshuti yacu irasinziriye. Niba yari ari mu ijuru, mu by'ukuri kumuzura byabaye kumwambura umunezero w'ijuru yari amaze guhabwa. Hareruya! Ntabwo abapfuye bajya mu ijuru cyangwa ngo bajye ikuzimu ako kanya. Umugani w'umutunzi wa na Lazaro ni